yego na nyirawo dutuze bari tugeze muri wa mwanya wo kwihana mwanya wo kwihana abantu bihana urakoze Mama, muri satani ikomeye urangije muri satani ikomeye n'amaturani n'abashaka kugira ngo muri abantu babi twaragowe n'ibyo yakone babwira twara abantu babi bashabana n'amarira n'ikintu gikomeye imbere Mani abitubahiro muri abantu babi inkoni z'imitwe twaziriye inkoni z'imitwe ibyo ari byose biragaragara ko muri abanyabyaha hano ku isi mwaje musanga satani hano ku isi nicyo gituma muna murakubiswe mugomba gukubitwa tuzakubitwa ku isi dukubitwe kwera ibyaha byacu kandi murakubiswe kandi Imana itumye mwiseka turabasetse ndabasetse kuri ikimwira kije n'amarira haleluya nanjye nivanyemo haleluya haleluya wenda n'ubyana ngo byajya kutunguka somera abaroma 16 umurongo wa mbere kugera ku 10 rebera aho ngaho soma abaroma 16 16 musomere ntacyo kuvuga kuri 16 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4 urareba ni ukuvuga ngo mwebwe ibyaha byanyu imwaje hano ku isi kwishima ariko ntimuzi kwishimana Imana amen haleluya amen wowe ibintu byawe uri mu bitekerezo by'amafaranga hanyuma ibibazo byanyu amago yanyu mwarasenye satani yarawokamye satani bajya mu mutwe irubaka ubwonko bwanyu wibyari icyari cya satani n'izina rya Yesu haleluya amen mugomba kwirukana satani amababa yanyu turamwizina rya Yesu turayatwika mutwike satani tukamwisa kwitse n'izina rya Yesu igitangazo igitangazo haleluya amen tangazo satani batumutsemo ariko ibura ryafite satani n'izina rya Yesu satani satani yarabatunguye arabigiramo arakomera wowe uraraguza wateragije abantu barabamaze amago mujye kuyamara n'izina rya Yesu haguruka utubwire ibyo wakoze haguruka utubwire ibyo wakoze turamwirukanye haleluya amen nanjye singe n'amaco y'inda haleluya haleluya n'uyu nguyu nuko turajyana haleluya urareba ko mukomera amashyi komera Yesu amashyi mutoshe satani urareba wamaze abantu urareba mugomba kwatura aturugira icyo uvuga nawe Yesu ni mwiza haleluya aturugira icyo uvuga mwami urakoze nari narahombye ncuruza agataro ariko muri aka kanya ndumva imbaraga z'Imana zije Yesu arambwiye ngo ngiye gukira mu izina rya mukomeresha amashyi ugomba gukira mu izina rya Yesu kandi ugomba guhekenya ariya makaro kagaragaza icyo ko icyo gifu cyawe kigomba gukira amen haleluya tukuriho wowe wagatwe kagahara ibibazo haguruka atura wowe haleluya haleluya yewe naragiye ngeze hariya hepfo mbona inkoko iri gutambuka nyirayo adahari ndayifata ndarya haleluya haleluya ubujura bwawe Imana irakubabariye Imana yari yamaze kwereka pasiteri imaze kubimwereka ndamubonamo pasiteri nawe ntabwo ari gusa muriho haleluya babwira haguruka wowe Imana iravuga ubujura bw'inkoko buragaragaye bagina nayo amen mfite ikibazo
ikihe ikibazo cy'umugore wanjye Umugore? wagiye Yaragukubise? yarankubise arangije arananirukana urabeshya urabeshya kugira ngo mbeshya kubera amafaranga wariye Mu izina rya Yesu. umushahara, ku izina rya Yesu Mu izina rya Yesu. arapfumura ni mubi urabohotse abantu b'abatubuzi wowe haguruka Mu izina rya Haleluya. Yesu. amen Haleluya. amen haleluya Mu izina rya Yesu. Jewe mfite ikibazo. ikibazo ki Mu nsengerere. Mfite umugabo wanjye yarananiranye muri quartier hose. Afite ikibazo cy'ubuhehesi, afite ikibazo cyo kubeshya abantu. Icyo kibazo ndakibaye muri. haleluya nijewe haleluya haleluya imana irabwiye ngo umukozi wawe arashaka gukora ibintu bibi mu rugo rwawe ni wowe haguruka hano hari imana ni babiri nawe haleluya mupfukame mugiye gusambana Mu izina rya Yesu. haleluya urugo rwanjye ntabwo ari urwo rwo gusambaniramo Imana mumbabarire rwose, Imana nanjye kandi irambabarira. haleluya Amen. haleluya Amen. nimwicare mu izina rya Yesu hano hari imana ibababarire hano hari imana igihe cyo gutura kirageze Teresa diakone haguruka nawe nari nakubonye ariko imana irambwiye ko ibyawe itabigaragaza neza iragaragaza ko amaturo yose ugomba gutura ukayazana tukayabara pasiteri mukuru akayabara uzajya ureba inoti n'ibiceri Ndabyumva. haleluya Amen. ngo nayo Natereka hano buri wese. haleluya Amen. haleluya amaturo Tereka ahangaha bajye baza bashyiremo. nigitangaza nigitangaza mubihaguruke nigitangaza Nakiza ku buntu. Nigitangaza. Umunyabyaha nahawe agakiza. nigitangaza abiceri muni uche haleluya muvuje ushaka kuvuja igihumbi nini manga ariko gitangaza haleluya haleluya amen fata gutya Hari abantu bayibye ndababonye. haleluya haleluya imana ni nziza haleluya ko biri kose abantu bagerageje kuba bavunja amafaranga murasakwa giye ko nishyira hano hasi imbere ya pasiteri Pastor ari mfite ikibazo. Mwaguruke. oya haguruka usakwe basake Amafaranga bayibye. amafaranga bayamaze Pastor namwajumbinga ngaruka. ibyaha biracyabifite basake uratura telefone tuyiture Na telefone nta kibazo bayibye. igitangaza natura n'isimi nta kibazo nyine Ishyiremo. Turayigurisha. Gitangaza. Ibyo wari wayatwaye. Nazana n'ayandi. murakennye ndabaha hari amaturo menshi mufite abafite amaturo Abangavuka. zana amaturo nanjye kubera ibyo imana bashaka yankoreye gutura kangaka ari hehe ntanze Haleluya. Amen. aya ni amaturo mwazanye abakristo beza iyi ni iki ni isabune ni amaturo kawomo Amen. amena amen murakoze cyane mwikomera amashyi nibyo murakoze mumaze kwereka imana ko mudakeneye ibintu byo ku isi
haleluya Amen. mushatse mwazagaruka kwa gatandatu mukareba ko hari Imana irambwiye ngo shyireho na telefone. Yishyireho. haleluya mukomere Mukomere Imana. amen Akangaka turebe. harimo bateri Irimo bateri haleluya Amen. amashi haleluya Haleluya. amen 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 yakone witonde amen Amen. none rero ariko diakoni ufite amagambo menshi wowe kugeza ubu ngubu twarazanye ndashaka kujya mu zamure uve mu diakone uzajya ugenda urebe urusengero ko rumeze kugeza ubu diakone muramucira urubanza none ahangaha ni ukuvuga ngo diakone ari umuntu unamwenge diakone ndabona ufite umunwa muremure musenge kuko diakone agomba kucibwa urubanza rwawe nyine kuko afite amagambo menshi utegereze amagambo ni mabi Imana irambwiye ko amagambo yawe atumvikana neza diakone guma aho ngaho ntongere kuvuga muzagaruke ejo bundi bavuga amagambo mabi mutereka agateka karirimbo batereka akarimbo tube tujyanye Dusengera ibyifuzo. noneho muzagaruke ejo bundi mugarukira ububatizo Pastor telefone yawe. abashaka kubatizwa ni bande Ni njyewe. okay ni umuntu mwiza Pastor kunganira. Umudiyakoni abandike. uze kuza Natuye menshi nyine barangura barangarurira diakoni ko yambwiye. Watuye angahe? Natuyemo nkabi. diakoni reka ngo musaki Oya natuye nyine menshi. Uvuga ngo muze kungarurira. musaki kuko Oya kujya mu ngarurire. musaki uve mu byaha Ahubwo reka nure nangarurire. Oya winde ibintu byose biri mu mufuka bimusake kuko ni ibintu by'Imana nimuzi muzakunda ibintu by'isi haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. mwicari muri abakristo beza hasigaye ejo Amen. tuye na telefone yanjye barayitwaye. ntongere kugenda uvuga Nese diako na telefone yanjye se? okay mutuzabonana muje kubatizwa haleluya Amen. pase nasigara basengera Diako telefone yanjye se mwana. oya icyo dusenga Imana Ibyifuzo kubera Imana. Telefone yanjye mani nta nubwo banangarurira no padiri. Pfukamana dusengera ibyifuzo Pastor. Batanangaruriye. Abantu bafite ibyifuzo muce bugufi dusenge. Abantu bafite ibyifuzo. We nta byifuzo ufite. Ago bangaruri. Ntabwo bakugaruriye. Yari nayitwaye. Turakugaruriye. We nta byifuzo ufite. Twe twarasubije. Amen. Abantu mufite ibyifuzo rero tugiye kubasengera. Ariko umuntu Imana iza kwerekwa ko agize murahita mugira gute? Murahita mwishyura nta mafaranga kugira ngo ibibazo byanyu bigende neza. Mana yacu, Mana nziza. Eguka neza. Hari icyo Imana inyeretse. Imana inyeretse hari umugore muturanye ashaka kugusenyera urugo atangira umugabo akamubwira amagambo. Wamumenye? N'izina rya Yesu dusenye imyuka mibi iri mu rugo rwawe. Imana ikugaruke kugirira neza. Amen. 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 Dusoje amateraniro y'uyu munsi. murakoze cyane pasiteri abakijwe mwakijijwe ariko dusanze mu maturo ibyo mwatuye uyu nguyu yatuye akantu katari yamaye inka nta kirimo yavuze ko ari omo ariko dusanze ari akadobo ariko nako kafasha haguruka mwana w'umukobwa haguruka ngwino hano imbere yacu ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyo ku isi gifite akamaro gifite iki akamaro akira akangaka ndareba ngasanga uri umukene mu rugo ariko Imana iravuze ngo tuguhe akadobo utazasohoka hanze kuko yangaragarije ko uzasohoka hanze ukaribwa n'impyisi ukaribwa n'umuhungu uriye uyu muhungu ajya akanyaramo w'iwanjye azajya akanyaramo wabibuze Imana iguhe umugisha akangaka ni akadobo uzajye ukanyaramo mu rugo haleluya Murakoze cyane. Tumamagara Imana niko imbwiye. Murakoze cyane pastor. kanyarimo Murakoze. Amen. nanyarimo mu rugo iyi telefone ni nziza iyi ni ya pasiteri ndayiguhaye ukomeza amasengesho Amen. haleluya Dushoje amateraniro yacu uyu munsi. Gahunda ni kwa gatandatu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Amen. Tugende. Iyo telefone Pastor yayimbikiye. Sigarana ibibazo byawe mukuri. Murakoze Imana bamugisha. Amen.